Yes, nk'ibisanzwe ngende ANDREInc muri kumwe uyu munsi nkuru ngiye kubagezaho ni inkuru ya IRONMAN. Mwamenye mu mafilm menshi cyane atandukanye ishobora kuba umuntu umunsi ari hari ahantu ari gusa utirigeze umenya ati ubuzima bwe bwagenze gute. Uyu munsi ni inkuru nifuje kubagezaho ishobora ku inspiring ikabagira ikintu gufasha ukaba nawe nubwo aho uri uyu munsi utahishimiye gusa nawe bikaba byatuma ukora cyane. Ni inkuru nziza cyane irimo impanuro. In this banzu kandi subscribe maze ukomeza kurikirana inkuru ngizi motivational success story, ati muri iyi nkuru tujye kubagezaho you'll understand that ugiye gusobanukirwa yuko everything is possible. buri kimwe cyose kirashoboka. You'll understand how Robert Downey Jr. ugiye gusobanukirwa iki Robert Downey Jr. rose from the bottom yavuye hasi and became a superhero. bikarangira abaye intwari. Remember that kandi wibuke yuko just because you hit bottom kubera ko ugeze kugera hasi cyane doesn't mean you have to stay there. ntabwo bivuze ko uzigera ugumayo. Rero byavuzwe na Robert Downey Jr. As a child, he grew up surrounded akiri umwana yakuze with drugs. azengurutswe n'ibiyobyambwenjye. The only reason for that was his father. impamvu yabyo nuko yari iterwaga na papa we. His father was a drug addict papa yari umukoresha w'ibiyobyambwenjye who allowed him to use at the age of 6. wabimwemerera nawe kubikoresha ubwo yari afite imyaka 6 y'amavuko. His father now regrets this decision. papa yatangiye kuregreta kubera icyemezo yamufashe. For Robert Downey Jr., kubwira Robert Downey Jr. that drug use was in a way an emotional bond between him and his father. nibwo buryo bwari buhuje we na papa we. When my dad ukoresha ibiyobyambwenjye and I would do drugs together, yaje kuvuga ati ubwo nakoreshaga ibiyobyambwenjye ariko na papa wanjye, it was like him trying to express his love for me bwari nka buryo bwo kuntu yangaragarizaga urukundo in the only way he knew how. mu buryo bwonyine yari azi uburyo bigendamo. And that's how his troubles began. uko ni koko ibibazo bye byaje gutangira. Robert Downey Jr. started acting at the age of 5. ati IRONMAN yaje gutangira gukinira iby'amafilme ku myaka 5 yonyine y'amavuko. And during his childhood, akiri umwana he had minor roles in his father's movies. yaje kugira umwanya wo gukina muri filime ya papa we. In 1987, mu mwaka w'1987 came the role that started his career. yakinnye role yaje gutuma kariyeri ya filime. He played the role of a drug addict. ubwo yakinaga role ari umukoresha w'ibiyobyambwenjye muri filime yiswe His Less Than Zero cyangwa se birenze ubusa. realistic performance yakinnye ibintu bya nyabyo got him many positive reviews byatumye abantu benshi batangira kugira bamutekerezaho and offers from top directors. bigatuma aba director bakomeye bose bagenda bamuha amahirwe. For him, the doors in Hollywood kubw'ibyo ngibyo imiryango muri Hollywood were wide open for the next 4 years. imyaka ine yakurikiyeho yaje gusa nk'imufunguriwe. From 1996 to kuva mu 1996 2001, kugera mu mwaka wa 2001 Downey was arrested many times uyu nguyu IRONMAN yaje gufungwa inshuro nyinshi cyane on charges related to drugs. ku birego byabaga bijyanye no gukoresha ibiyobyambwenjye. He went through few drug treatment programs, yagerageje no kujya muri bwa buryo bwo bagenda kuvana ku biyobyambwenjye but unsuccessfully. gusa bitakomeje kujya bigenda neza. He explained the relapses to a judge. ibi ngibi yaje kuba bisobanura ku mujaji ubwo bamushyize mu rukiko. It's like I have a shotgun in my mouth abigereranya nk'uko ari ukuba ufite imbunda mu kanwa kawe and I've got my finger on the trigger maze mfite urutoki rwanjye ku mbarutso and I like the taste of the gunmetal. kandi ngakunda uburyo icyuma cy'imbunda gihumura. In 1996, mu 1996 Downey was arrested for possession of drugs uyu nguyu IRONMAN yarongera afungwa ku bijyanye n'ibikoresho by'ubwenge and an unloaded handgun ubwo yasanganaga n'imbunda mu buryo butemewe n'amategeko while he was speeding down Sunset Boulevard. In 1997, he was sentenced to 6 months in prison naho mu 1997 nabwo yaje gukatirwa amezi 3 muri gereza after violating his parole by missing drug tests. ubwo yazaga guhotera uwari ushinzwe kumuvana ku biyobyambwenjye uwo twakwita nk'umuganga. During this time in jail, iki gihe muri gereza he was attacked by fellow inmates ati imfungwa ngenzi zaje kumwataka and woke up ziramukubita in a pool of his own blood. akanguka asanga aryamye mu maraso menshi cyane yiwe. In 1999, muri 1999 after he missed another drug test, ubwo yanga kongera kujya kure gusuzuma niba nta biyobyambwenjye gikoresha, he was arrested again yarongera arafungwa and spent 1 year in prison. amara umwaka umwe muri gereza. In prison, he worked in the kitchen
washing dishes muri gereza yakoze mu gikoni for 8 cents yoza amadishi an hour cyangwa se amasafuriya batekeramo and slept akorera amasenti 8 gusa n'amasaha 8 on a 3-inch mattress. aryama ku duce 3 twa matera. He ended up questioning his sanity. Byarangiye asigaye yitekereza akavuga se ibintu ikindimo. After Robert Downey Jr. was released from prison, ubwo uyu IRONMAN yarekurwaga avuye muri gereza, it appeared that he left the drugs behind him byagaragaye nk'aho ashobora kuba yararetse ibiyobyabwenge and started a new chapter. agatangira chapitre nshya mu buzima bwe. He was cast on the hit series Ally McBeal, yaje kugirirwa amahirwe yo gukina muri filime y'uwitwa Ally McBeal, where he was highly praised for his work. ubwo yarimo arashimirwa cyane n'akazi yakoraga. But that new chapter was all a lie. gusa iyo chapitre bavuga ko atangiye byose byari ibinyoma. He was still doing drugs. n'ubundi yaragikoresha ibiyobyabwenge. In Njye ndi ANDREInc kandi subscribe. 2001, muri 2001 he was found in an alley behind a motel, yaje gusanga ahitwa Ali nyuma ya motel, barefoot yambaye ibirenge and in a fetal position. yihinahinnye aryamye. He was arrested and fired from the series. yarongeye arafungwa. He almost went no muri iyo ofisi yarimo akinavanwamo, bankrupt. ye hafi yo kujya guhinduka umukene. How his life changed. ati ubuzima bwe bwaje guhinduka gute? In 2003, mu mwaka wa 2003 he met the love of his life, yaje guhura n'urukundo rw'ubuzima bwe. his current wife, Susan Levin. ati uyu nguyu witwa Suzana nibwo She bahuye. insisted that she would only marry him yaje kubanza kumusaba yuko azamushyingirwa ruko if he gave up drugs for good. aretse kuva ave ku biyobyabwenge kubyiza gusa. So after so many years of nyuma y'imyaka myinshi cyane struggles with arrest, arwana no gufungwa cyane, substance abuse, ahohotera, unsuccessful rehabs, ajya muri za rehab ntibigende neza, he was ready to work really hard yari yiteguye gukora cyane to make a full recovery kugira ngo yisubireho and never use drugs again. ku buryo atazongera gukoresha ibiyobyabwenge ukundi. In a dramatic way, mu buryo busa nk'aho butangaje, he threw all his drugs into the Pacific Ocean. ibiyobyabwenge byose yasa nk'aho bitaye mu nyanja ya Pacifique. After that, he nyuma y'ibyo ngibyo entered a 12-step program yinjira mu ntambwe 12 and started doing meditation, atangiye gukora ibijyanye na meditation, yoga, atangiye gukora na yoga and martial arts. n'ibijyanye n'imirwanire. And the biggest battle of his life began. aricyo intambara y'ubuzima bwe yatangiye. He describes beating his addictions yasobanuye ubwo yaneshaga ibingibi byaramuboshye byaramugize imbata, as coming out of a 20-year ari nko kuva coma. muri koma y'imyaka 20. Getting clean has done wonders for his movie career. ati kuba neza nibyo yifuzaga mu buzima bwe muri kariyeri ya filime. In 2008, mu mwaka wa 2008 Downey started playing the iconic role of Iron Man. nibwo yatangiye gukina iyi role yo kwitwa IRONMAN. After almost 10 years in the role, hafi imyaka 10 muri no role he ayikina, appeared in Iron Man 2, yagaragaye muri IRONMAN 2, Iron Man 3, muri IRONMAN 3, The Avengers, no muri Avengers, Avengers Infinity War, na Avengers Infinity War, and many more in the Marvel Cinematic Universe. ndetse ni nyinshi cyane zikinirwa muri Marvel. Also, we can't wait to see him in one of the most anticipated movies ati nitwategereza kongera kumubona muri filime ya Danger izasohoka mu mwaka wa 2019. iyi ngiyi yamaze no gusohoka, of 2019, Avengers Endgame. akaba ari Avengers Endgame. hari n'abayibonye mwamaze kuyibona. There is no doubt that ntabwo twashidikanya Robert yuko Downey Jr. has been through very hard times in his life, ko IRONMAN ari umwe mu bagabo baciye mu bihe bikomeye mu buzima bwiwe, but he didn't let anything stop him. gusa ntiyigeze atuma hari ikintu cyamuhagarika. As one of the most talented actors of all time, akaba ari umwe mu ba acteurs b'intangarugero kandi bafite impano itangaje w'igihe cyose, one of the most popular actors in the world, umwe mu ba acteurs bazwi cyane ku isi, and one of the highest paid actors in Hollywood. kandi akaba ari umwe mu ba acteurs bahembwa menshi muri Hollywood. His net worth akaba ahembwa angana is $300 million. na miliyoni 300 z'idolari. ni amafaranga menshi But cyane. what can we learn from this motivational success ati iyi nkuru yatwigisha iki? story? It's okay to ask for help. ati burya ni byiza gusaba ubufasha. You don't have to do everything alone. ati ntabwo ufite gukora ibintu byose wenyine. There is no shame in asking for help. ati nta gisebo kirimo ko wabwira umuntu ngo nagufashe. It's never too late to change yourself. ati haracyari kare ushobora guhindura ubuzima bwawe. Self-discipline is the key. ati kwiyubaha ni rwo rufunguzo. You're creating discipline with your daily habits. ati urimo usa nk'aho ushaka gushyiraho ikintu kijyanye na discipline bizaba ubuzima bwawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. And once something becomes a habit, kandi buri kintu iyo kimaze kubaho umuco, you don't need strong willpower
to force yourself to do it. ntabwo uba ugikeneye gushaka imbaraga z'umurengera kugira ngo urusheho kuba wagikora. But we know that habits are really hard to change. Twese turabizi ko guhindura ikintu bituma umuco ari ikintu cya mbere gigomera. Your daily habits now Ati umuco ya buri munsi are maybe far from what you want them to be. biri kure y'ibyo wifuza kuzabamo. That is because your daily habits now Ni ukubera yuko imico ufite uyu munsi are stronger than your willpower ifite imbaraga kurusha and imbaraga strength to change them. z'imbaraga zahindura iyo mico ufite. That's why you should take small steps Niyo mpamvu ufite gufata agatambwe every day. rimwe buri munsi. They require a little action, Bizagusaba igikorwa kimwe gitoya almost no willpower to do them. n'imbaraga nkeya zo kutazabikoraho. And without a doubt, Udafite gushidikanya they can be done by anyone. bishobora gukorwa na buri umwe kuba wafashwa. Even if you're a person Kabone n'ubwo uri umuntu who goes through life completely controlled by your subconscious ujya mu buzima uyobowe n'intekerezo zawe mind at this moment, they will zisa nkaho zigutegeka, take you closer and bizagufasha kuba byakwegereza closer to your goal. bikakwegereza ku nzozi zawe. One of the many ways to Imwe mu nzira nyinshi win the war with your bad yo habits gutsinda intambara y'imyitwarire mibi is to use the law of ni motion. ugukoresha itegeko bita law of motion. Every time you feel tempted to go Buri gihe ubwo uzajya wumva back to your old habit, usa nk'usaba gusubira mu mico ya kera, quickly take one small step in a different direction. gira vuba ufata intambwe itandukanye mu rugendo n'urwajyagamo uhindura inzira. And remember, Kandi wibuke yuko you are the master of your own destiny, ni wowe muyobozi w'icyerekezo cyawe. the creator of your life and your Ati n'umuremyi w'ubuzima bwawe future. n'ahazaza hawe. If you want your destiny Niba ushaka ahazaza hawe look like you've always dreamed of, ahazasa nkaho ko wahoze uharota, do something about it now. gira ikintu bikora ubu ngubu rero. Njye muri kumwe ndi ANDREInc, kanda subscribe uzajya ukomeza kubana natwe. So, what's your story? Barangiza kubaza uti inkuru yawe ni iyihe ushaka ko wasangiza abantu ikagira ikintu bigisha. Njye mwari kumwe ndi ANDREInc, ushobora kanda subscribe kuri channel yacu ujye ukomeza gukurikirana video nk'izi ngizi.